kugira ngo satani akwinjize muri systeme aguhuza n'ibyo ukunda akabigukundisha akakwigisha n'inzira uzanyuramo kugira ngo ubibone kandi Imana itarabiteganya. Abarokore bafite ibyaha byo mwibanga kandi iyo mubonye indaya za hano hirya muravuga ngo bega indaya we, kandi nimwe babi kuruta abandi bose kuko mutunze umwuka wo kuyumva ariko ntimuyumvire. Indaya muyo muziretse, abasambanyi mubareke, abasinzi mubareke, ntimunabacira urubanza kuko abarokore mufitanye urubanza rukomeye n'Imana kuko yaravuze murumva ariko ntimwakora ibyo yavuze. Systeme y'ikinyoma ntimuzayishobora mutazi ibyanditswe. Uzahura n'umuhungu w'igipfu akubwira ngo mwene so nakurarikira ngo kandi ibyo ufite byo kumuha bikuri hafi ubimuhe. Nutagira undi murongo umuvuguruza uzakuramo ijipo. Mo ndareba inkoni bagiye kunkubita, bari abahungu bari bazi gukubita, bari abahungu bazi guhana, baramukubisa arabyumva amaraso amushiramo, baramukubita arabyumva. Ngo muri uwo mwanya akivuga iryo jambo ngajya kumva yumva marayika araje araza aramubwira ngo oya wicogora, subirana imbaraga, jya ku musaraba ubyemere, ucungurire Imana itorero, byemere ubikore. Haleluya. Uko yari ari kera niko ari none kandi niko azahoraho iteka ryose. Nushaka uzayahindura inshuro ibihumbi ariko Yesu ntahinduka. Uko wamwubahaga kera uri ba muri rya rindi aba ariko uzakomeza umwubahe uri na hano. Duhereze Imana icyubahiro we. Haleluya. Byarinde yangaga na n'uyu munsi arabyanga, byarinde yakundaga na n'uyu munsi arabikunda. Toza amatwi yawe kumwumva kuko adahinduka nawe ntuzahinduka. Ibindi byose ni ibinyoma by'amadini, ibindi byose ni systeme y'isi ariko Yesu ntahinduka. Uzi impamvu amaboko aguteruye ashya wowe ukabaho? Imbaraga zikurwanirira nizo mbaraga zibarwanya. Hari ibiganza biguterura bikakujugunya bisa nk'ibikujugunya mu itanura ry'umuriro. Apfe, azabungere, azarindagire, azashwiragire, azamangamange. Ibiganza byo guterura bikakubwira ngo humura nzarinda nguheka, imvi zizarinda ziburuyenzi. Haleluya, haleluya. Yesu, haleluya, haleluya. Narimvuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndanezerewe cyane kuba uyu munsi ndi hano. Imana yakoze iby'imbaraga bikomeye cyane. Kundindira ubugingo nicyo cya mbere gikomeye, kundindira umubiri n'icya kabiri. Ndabizi neza ko hari abirindira umubiri ariko ubugingo bugapfa kandi bishaka ko buba buzima ariko bakayima umwanya mu buzima bwabo. Ndashimira umwuka wera wamishuriye Kristo, ndashimira Imana yaduhaye Yesu, ndashimira na Yesu wabyemeye kuza. Haleluya. Hanyuma turashimira Imana muri ubwo buryo bwose bw'ubuzima Imana igendanamo natwe, kandi ndashimira Imana yagumanye namwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Nasenze ninginga Yesu ngo aze kugurura imitima yanyu. Igihe kimwe ngo Paulo yari arimo arabwiriza ubutumwa bwiza, ngo muri iryo teraniro harimo umugore witwa Rudiya. Rudiya ngo yari umugore w'umusirimu w'umukire, ariko atarahishurirwa ubutumwa bwiza. Igihe Paulo yari arimo arabwiriza ngo umwami Yesu akingura umutima we kugira ngo yumve ibyo Paulo avuga. Nta muntu wiha kumva ubutumwa bwiza, umwuka wera niwo wugurura umutima w'umuntu, umuntu akumva icyo Yesu arimo aravuga. Nasenze rero ngo uyu munsi Imana ize kugurura imitima yanyu n'uwanjye itawuretse, kuko buri munsi Yesu ahorana page nshyashya, ahorana amakuru mashya. Haleluya. Ariho ubu igaza bimeze nabi muri Isiraheli, Palestine bamereye nabi, umuriro watsa, umugani w'abahungu. Ariko ayo ni amakuru mashya y'isi. Uko isi itanga amakuru mashya ifite ibintu bishya, niko na Yesu page z'ibintu bishya ashaka kuvuga bitaramurangirana, kugeza igihe azaza agatwara itorero akaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Rero uyu munsi Yesu agufitiye amakuru mashya. Haleluya. Munsi Yesu agufitiye amakuru mashya, ahubwo reka twumva ahantu ari. Reka dusome mu izina rya Yesu.
turasoma igitabo cy'umuhanuzi Danieli. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice ni cya 3. Danieli 3 umurongo wa 16. Sobe mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 3 umurongo wa 16. Turaza kubabwira n'ahandi turi busome. Danieli 3:16 havuze ngo iki? Haravuze ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko naho itadukiza. Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 9. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 9. Aravuze ngo nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya 1 umurongo wa 12. Rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya 1 umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ndashimira Yesu ko ari umukiza. Kandi indwara isi idakiza, indwara z'umutima, indwara z'ubugingo, indwara z'imbere zitabonwa muri microscope, izo ndwara nizo Yesu akiza. Ndumva ikirere gihari ari cyiza. Haleluya. Kandi nta kuntu kitaba cyiza turi kuvugamo umwami mwiza. Niba utarabyakira ngo ubishyikire, ndi gusenga ngo umwuka wera abikwegereze, bibe hafi yawe, biturane nawe, bibe mu mutima, bikwegere. Hari igihe ibihe byiza biba bisa n'ibiri kure y'umuntu, ariko ndi gusenga ngo umwuka wera abikwegereze, uturane nabyo. Haleluya. Habaye umunsi wishimye mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera tura twababi. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye abihamba muva, maze arazuka ngo ampuze nasi, nagaruka
zamushimiza. Hallelujah. Habaye umunsi Satana aratsinda, ntiyaheza Yesu mu gituro, uko arazuka urupfu rutsinze, none ari mw'ijuru iburyo bw'ise. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Turashimira Yesu ko yapfuye akazuka. Imva z'abandi ziracyamezeho ibyatsi, ariko Yesu yarapfuye arazuka, ariho nta gipfa. Mani wawe umugisha. Tugiye kuganira aya magambo umwami yampaye kubabwira uyu munsi, kandi si ubwa mbere muyumvise, ariko Mwuka Wera yayahaye ibindi birungo kugira ngo aze kongera kuryoha. Yesu ashimwe. Mwuka Wera ni umutetsi mwiza uzi gutegurira itorero. Bibiliya ntekereza ko nta yindi izandikwa keretse amakomantera yitangwaho n'abahanga bagenda bavumbura ibindi, ariko babikuramo hano, babikura muri iki gitabo. Umumaro w'Umwuka Wera ni uko akomeza kuzana izi nkuru ziryoshye. Ari inkuru mu matwi yawe utagikenera kumva kubera zabishye, zarakubihiye, z'abagukunze bakakwanga, iz'ubucuruzi ukuntu wacuruje ugahomba, iz'ukuntu wakoze akazi, iz'ukuntu wize. Izo nkuru zose zirasaza, iz'ukuntu wari umukobwa ukaba umugore, ukuntu waje kubyara, ukuntu umaze gusaza. Izo ni inkuru zisaza, ariko iki gitabo kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Umwuka Wera ahora akigira gishya, agihereza ubuzima, agiha ubuzima ku buryo ngiye kubwiriza ubu nonaha na mwene data nabwiriza murumva bihaye ubuzima. Akandi kantu yakoze Umwuka Wera, yadushyizemo ideni ryo kubikunda. Ntibyuzura, ahantu bibikwa ntihajya huzura. Stock ijambo ry'Imana rijyamo ntirijya byuzura. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Haleluya. Tugiye kuganira rero aya magambo y'aba bahungu musanzwe muzi, ariko Umwuka Wera yongeye kubamishura ibintu bikomeye. Afite intego ivuga ngo kubaho mu isi y'ukuri, mu isi y'ikinyoma. Kubaho mu buzima bw'ukuri mu isi y'ibinyoma. Kubaho ubuzima bw'ukuri, kandi uri ahantu mu binyoma, uri muri systeme y'ibinyoma. Haleluya. Yohana mu nzandiko ze yandika, ndiba ari urwa mbere cyangwa urwa kabiri sinibuka neza, yaravuze ngo Satani ni we se w'ibinyoma, ni we se w'ibinyoma byose. Nagira ngo mbabwire ngo systeme y'isi ibimubona, isi igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Systeme y'isi urakuramo akawe. Uburyo isi yubatse mu kinyoma guhera icyaha cyinjira mu isi. Kuva uwo munsi Satani yubatse systeme y'ikinyoma, irarambye, imaze imyaka myinshi, amamiliyoni y'imyaka isi yubatse mu kinyoma. Ariko kuko Imana ari nyakuri, yashatse uburyo bwose yakongera ikubaka ukuri mu isi. Haleluya. Kubera ko Imana ari nyakuri, ubundi hari ibintu bine biranga Imana. Hari character enye ziranga Imana zikomeye, itazigera igira ikindi kiremwa cyose izihaho. Character ya mbere, imiterere y'Imana ya mbere, Imana ni urukundo. Ntabwo Imana igira urukundo, Imana ni urukundo. Haleluya. Imiterere y'Imana ya mbere ikomeye, itazigera igira ikindi kiremwa cyose ihaho, Imana ni urukundo. Ariko merci wavuye kuri piano, icara hafi ya. Ukuntu umuhungu ejo bundi yaririmbye. Haleluya. Imana ize kumfasha muri biteraniro. Yaririmbye aravuga ngo iby'urukundo
rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa, byibaza ku manywa nkageza ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikirayo, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugwaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe, iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubanza butabibasha, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu we urabizi. Imana ni urukundo, Imana ntigira urukundo ahubwo ni rukundo, niyo miterere yayo niko iteye, ni urukundo. Icya kabiri kiranga Imana, iyo muhuye ubimenya ko ariyo Imana ni imbabazi. Wacu ejo bundi yararembye aravuga ngo nuko ngihamagara imbabazi siwe sinitaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Imana ni imbabazi kugera ubwo uyihamagara zikaba arizo ziza. Haleluya. Dawidi we yahishuriwemo agace gato aravuga ngo mu bintu nabonye byunguka ngo ni imbabazi z'Imana, imbabazi zayo zihora zunguka uko bwije nuko bukeye. Kane, indi miterere y'Imana iya gatatu. Haleluya. Amen. Imana irakiranuka muri byose, irakiranuka. Imana iyo yemeye kuba umupfakazi iba yabikoze mu gukiranuka, Imana iyo yemeye ibipfubyi iba yabikoze mu gukiranuka kwayo, Imana yemeye ubura amafaranga iba yabikoze mu gukiranuka, iyo yakinguye ngo amarembo y'uburwayi yinjire iba yabikoze mu gukiranuka, niyo wacuruje ukunguka iba yabikoze mu gukiranuka. Imana irakiranuka. Mwisi nta muntu ushobora gukiranuka, ariko iyo Imana yatwambitse umwambaro wayo witwa gukiranuka turabishobora muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Dawidi amaze gukora icyaha yaravuze ngo Mana, yewe igitumye mbabarirwa, igitumye nakiriza imbabazi zawe nuko wamenye kera kandi byambayeho byose byabayeho kugira ngo werekane gukiranuka. Imana irakiranuka. Uri Imana ikira nukamura byose kubunurira tugiye. Uri Imana ikira nukamura byose kubunurira tugiye. Icyakane kiranga Imana gikomeye, Imana ni umucamanza utabera. Haleluya. Amen. Imana ni umucamanza utabera. Ibintu byose ikora urubanza ica ntirubera. Mu rukiko rwayo nta muntu uyirega, ntawe uyibaza ngo ukoze ibiki, irigenga, irihagije. Uyu munsi hamagara bamwe bagapfa hano hirya muri maternité bari kuvuza impundu ngo havutse umuhungu. Ni umucamanza utabera.
haleluya. Rero kubera Imana uburyo yubatsemo ibintu byayo ni ibintu by'ukuri, ni ibintu bifite realite bigaragara bifatika. Satani yubatse ikinyoma kugeza ubwo yavuze ngo uyu muntu ushyize mu isi, uyu muntu waremye ntahari. Uwo ni Satani. Yabwiye Imana ngo uyu muntu waremye ntahari, nzakubabaza kugera ku kigero uzicuza icyatumye urema umuntu. Yohana byerekwa abona Satani ava mu ijuru, yaravuze ngo ubonye ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umwanzi afite umujinya muke. Munyikirize n'abakunzi, ubonye ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umwanzi afite umujinya mwinshi. Satani aza yarazi ko aje gusenya ibintu Imana yubatse kuko ari umunyabinyoma. Asanga nubwo A yapfuye Imana irimo irategura B. Imana ni umuteguzi mwiza udashobora gufeiringa ngo ananirwe, ntibibaho. Haleluya. Imana ntijya inanirwa, nticogora, ntinanirwa. Ihora yiteguye gutabara no kugirira neza abayizeye, abayiringiye bose. Kuva icyaha cyakinjirana Adamu na Eva muri Eden, sisiteme y'ubuzima bw'umuntu yajemo ikinyoma, izamo ubucakura, izamo ubutindi, izamo ibintu tutamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu tubayeho mu ngaruka zisa gutya. Ni sisiteme y'ikinyoma umwanzi yazanye mu isi. Aramubwira ngo Eva, Imana yarakubeshye, yababujije kurya ibi biti, nayo ibizi neza. Icya mbere, nimurya kuri iki giti amaso yanyu azahweza mumere nkayo. Cyukuri ntabwo Imana yaremye umuntu ngo amere nkayo completely, yamuhumekeyemo umwuka wayo kugira ngo yende kugira ubuzima nk'ubw'Imana. Hanyuma Satani abwira Eva, aramubwira ngo ibi bintu Imana yubatse yarababeshye. Hari ibintu yabahishe mutari muzi. Nimurya kuri iki giti yababujije amaso yanyu azahweza mumere nkayo. Eva ati se kumbe ibi bintu Imana yaduhishe. Ngaragenda arasoroma ararya arahweza. Sara amanje ye ayiteguraho imbuto z'igiti Imana yamubujije. Njya nibaza ahantu Adamu yari yagiye, ariko buriya yari yagiye gushakisha nk'abandi bagabo. Ahageze asanga ku meza hariho imbuto z'igiti Imana yababujije, ararya ngo amaso yabo ahita ahweza. Uhereye uwo munsi ikinyoma cyinjira mu isi. Imana ije mu mafu ya ni munsi nk'uko yari isanzwe iza ngo bumve imirindi yayo, bamenye uko igenda. Reka mbabwire, nubwo umuntu ashobora kugwa, hashobora kuyoberwa uko Imana igenda. Ujya gusambana ubizi uko igenda, uribuka ubizi uko igenda. Ikimenyetso ni uko ugendana umutima ukubwira ngo ibi bintu ugiye gukora si byo. Umuntu yica umuntu abizi neza ko ibintu ari gukora atari byakemera akabikora. Adamu na Eva ngo bumvise imirindi y'Imana, baravuga ngo iyi Imana niyije, tuzi uko igenda, tuzi uko ivuga. Uyu munsi Imana iguhishurira uko ivuga, iguhishurira uko igenda, iguhishurira imikorere yayo, ariko iguhe n'umutima uciye bugufi kugira ngo umenye ibyo ikunda. Twese haleluya. Irabahamagarira bavuga ngo mbese murihe, baritaba ariko bagiye. Erega ntaho wayihungira. Dawidi yaravuze ngo niyo nazamuka nkajya mu kirere ngo bansangayo, mbese naba ndi kuza muri ofisi yawe, ngo nagenda nkagera ku mpera y'isi ngaho naho wahambona, ngo niyo namanuka nkajya ikuzimu ngo ijisho ryawe ryaba ari indebe. Erega uri mu bwatsi bwayo ntaho uzayihungira. Irabahamagara ngo murihe, barayibwira bati twumvije iminindi yawe turiruka. Mwirukiye hese ko hoza ari mu kwanjye? Mumwagiye he kwe? Basi sibyo bintu mwambaye ni ibiki? Baramwe ngo twebwe uwo twahwejeje amaso twariye kuri cya giti watubujije, amaso yacu arahumuka, twirebye tubona twambaye ubusa. Imyaka Adamu na Eva bari bamaranye, Bibiliya ntivuga igihe bari bamaranye, bari bataribona bambaye ubusa. Ngo ariko bamaze gukora icyaha ngo bisanga bambaye ubusa. Barayibwira ngo burya wibagiwe kutwugurira imyenda. Twagerageje uko dushoboye, twashyizeho utuntu two kwirengera. Imana irabaza ngo mbese ubwo ntimwamwariye kuri cya giti nababujije? Adamu ati ni umugore wampaye. Eva ati nanjye ni ya nzoka washyize hano. Rubura gica habura usaba imbabazi,
ikinyoma cinjira muri buhereye uwo munsi, kuko Imana idatsindwa, kuko Imana idatsindwa ihita ishaka igisubizo hafi aho. Bugufi bwaho icyaha cyawe cyabereye hari igisubizo muri Kristo, muri Yesu harimo igisubizo. Bibiliya ivuga Imana yica imwe mu nyamaswa zari aho hafi. Amaraso ya mbere yamenetse mu isi yasobanuraga igitambo cya Kristo, ko Imana izamena amaraso y'umuziranenge. Inyamaswa itagize uruhare mu gukora icyaha, amaraso yayo yarameneka kugira ngo Adamu na Eva bambare. Icyakora ingaruka z'icyaha zibasohora mu ngobyi ya Edeni, kuko Imana ari umucamanza utabera. Yari yarababwiye ngo nimukora ibi no gupfa muzapfa, kandi nzabirukana mu ngobyi yanjye mugende. Yarabikoze, ariko imbabazi zirabaherekeza, imbabazi zirabaherekeza. Hari umuririmbyi wo mu gitabo cy'indirimbo ugushimisha yararirimbye aravuga ngo yaje kunkiza gifite inkovu nyinshi z'amahwa n'iz'icumu n'iz'imbereri, mpimbaza umucunguzi nari mu isayo y'ibyaha, aramfata arasayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Adamu na Eva bava mu ngobyi ya Edeni barasohoka, ngo uwo munsi Imana ihashyira marayika w'umukerubi ufite inkota yaka umuriro, iramubwira ngo uhagume kugeza igihe uzacungurira abantu banjye azagarukana abo yacunguye nkabasubiza muri Edeni yabo. Tuzasubirayo, tuzajyanayo na Kristo, tuzajya ku giti cy'ubugingo. Munyikirize haleluya, Haleluya. Tuzajyayo, marayika azavaho, twinjirayo, tuzarya kuri cya giti cy'ubugingo, ngo n'amababi yacyo avura indwara. Kandi ndabona musa n'abantu tuzajyanayo. Uhereye uwo munsi umuntu atangira kuba inshakura, abantu batangira kuba abagome, ubwicanyi buraza, isi y'ikinyoma ibirinjiye. Kayini abayishe murumuna we Abeli, Imana iramubaza ngo murumuna wawe ari he? Ikinyoma umva, ikinyoma aramwe ngo singo ngende umurinzi wa murumuna wanjye. Ikinyoma gitangira ubwo. Isomye mu Itangiriro 6, ndashaka kuza kugira kuri aya magambo yewe muhumure, ntago nibagiwe intego. Haleluya. Abantu ngo baba babi, Itangiriro 6 uhasoma umurongo wa mbere, abantu baba babi Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Abantu b'inyamaswa bakora ibintu Imana itateganyije. Kugira ngo umenye ko watangiye kuba umwanzi w'Imana, ni igihe ugendera mu bintu Imana itateganyije. Aka kantu ndakakubwiye, umwuka wera azajya ahora akakwibutsa, kugira ngo umenye ko watangiye kuba umwanzi w'Imana, ni igihe ugendera mu bintu Imana itateganyije. Urugero, niba Imana ivuga ngo kugira ngo umuntu abeho, kugira ngo umuntu yongere aremeke mu isi y'ibifatika biologically, ni uko umugabo n'umugore bahura bagatanga intanga zabo zikarema umuntu. Wowe ukavuga ngo ngewe umugabo nzahura n'umugabo, nanjye umugore nzaryamana n'umugore. Menya ngo watangiye kuba umwanzi w'Imana, urimo uragenda wikongereza uburakari bwayo. Iteka iyo ugendera mu murongo Imana itashyizeho, ubu urimo uratangira kuba umwanzi w'Imana. Reka mbabwire, mu byaha byose bikomeye, ibyaha byose bikomeye birenze ubusambanyi, birenze kwiba, birenze kwica, ibyo birakomeye kuri wowe. Ariko mu byaha byose bikomeye mu isi Imana yanga umuntu utayumvira. None reka mbabaze, mu isi y'ibigaragara ari Yona wahunze Imana yanze kujya kubwiriza, ari na Dawidi wasamburanyije muka Uriya akanamwica. Ninde wakoze icyaha gikomeye mu isi y'ibigaragara? Apana mu mwuka, mu isi y'ibigaragara ninde ufite icyaha gikomeye? Tujye guca urubanza nk'abantu, twavuga ko ari nde wakoze icyaha gikomeye? Ni Dawidi, yasambanyije umuntu, yashimusa umugore w'abandi, arangije yica n'umugabo we. Hanyuma Yona kiroroshye, ariko mu isi y'umwuka
uzi ikintu gikomeye ni ukuba Kristo ashaka gukiza abantu ukanga kujyayo. Mwisi y'umwuka Dawidi biroroshye kumutabara, ariko gutabara Yona birasaba ngo ajye mu nda y'ifi kuko ari kuburizamo umugambi w'Imana. Bizakuvuna cyane. Imana nikubwira ngo we gucuruza ugacuruza, uzaba uri mu bintu Imana itateganyije, uzavunika, uzagaruka uyishaka. Bizakuvuna. Imana nikubwira ngo uyu mukobwa si uwawe, sinshaka ko mubana, iyo ukibeshye mukabana uzavunika mirere na mirere, kubera wagiye mu nzira Imana itagutumye. Wowe uri mubi kuruta uwasambanye, kuko kutumvira Imana nicyo cyaha kibi gikomeye imbere y'ibintu byose. Niwo muzi mubi usharira utuma abantu basuzugura Imana bagakora n'ibindi byaha byose. Iyo Adamu na Eva bumvira Imana bari gukomeza bakabaho muri Edeni, ariko kuko banze kuyumvira byabakururiye izindi ngaruka zose z'ibyaha. Ibyo mubona nibyo mutabona. Imana iduhe kuyumvira. Munyikirize amen. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Kumvira Imana ni ipfundo ry'ibintu byose mukeneye mu buzima bwanyu. Imana nivuga ngo byara ukavuga ngo nge sinzabyara, ufite ibibazo. Tangiye kwibreminga ngo nge ntabwo ndi koperative izarera abana, sindi ikimina. Iyi miravuga ngo byara ukabyanga, noneho ubwo wowe nayo tuzabona ufite imbaraga. Wowe uri mubi kuruta uwasambanye. Imana yabwiye Sawuli, iramubwira ngo Sawuli, ninde wagutumye kuza gutamba usanzwe udakora uyu murimo? Ninde wabikubwiye? Arebwira ngo nabonye abanzi bacu badutugirije kandi mbona urugamba rukomeye, nihitiramo gutama ibitamo kugira ngo dutabare vuba. Iramwanga ariko Sawuli uratinyuka ugakora umurimo utahamagariwe. Wowe uri umwami ntabwo uri umutambyi, kuko utanyumviye. Iramubwira ngo kunyumvira gusa biruta ibitambo. Ashima Imana ko muri kunyumva. Haleluya, haleluya. Imana nibidashaka kusiga izo nzara, ntago nje kukwigisha doctrine z'idini. Ariko niba Imana itabishaka ntubikore. Imana niba udashaka kwambara ikanzu no yikuremo, umenye ngo kuba Imana ibivuze kuyumvira gusa bingana no gukora ibyo ishaka. Uri Kigali Imana yarabivuze, uharuha cyangwa uri umuntu uraho gusa wa bure. Abarokore bafite ibyaha byo mwibanga, kandi iyo mubonye indaya za hano hirya muravuga ngo bega indaya we, kandi nimwe babi kuruta abandi bose kuko mutunze umwuka wo kuyumva ariko ntimuyumvire. Indaya muye muziretse, abasambanyi mubareke, abasinzi mubareke, ntimunabacira urubanza kuko abarokore mufitanye urubanza rukomeye n'Imana, kuko yaravuze murumva ariko ntimwakora ibyo yavuze. Hanyuma rero suko mutasenze, suko mutabyina, suko mutaririmba, ahubwo mufite ikibazo cy'amatwi. Alo? Ikibazo cy'imyumvire, ku buryo umuntu ashobora kwemera mwihangane, nose ndavuga iki Mwuka Wera adashaka kumvuga. Haleluya, haleluya. Ikinyoma ni kibi. Reka mbabwire ukuntu uzamenya ukuri. Ndaza kugera kuri aba bahungu. Ni igihe wicaranye n'ibintu byose bigukikije ukaganira nabyo. Amen. Ibintu byose bikuri iruhande ugomba kuganira nabyo ukiheraho. Umusatsi wanjye urimo ukuri, kugira ngo umenye ukuri mu kuri. Ni igihe wajya gusukisha ukamenya ngo aya mafaranga nayakuye yavuye mu zihe nzira, ubwo uganire n'umusatsi. Sibyo? Umanuke ugere mu maso uganire n'igice cyawe cyo mu maso. Maso yanjye, mubiri wanjye, amavuta nisiga nayanjye, ndi umunyakuri kuri yo. Ubwo uri muriganiriza kugira ngo uneshe ikinyoma. Haleluya.
Imana ishimwe ko mwaje gusenga. Munyikirize haleluya. Kugira ngo uneshe ikinyuma, reka mbabwire akantu gakomeye. Gakomeye. Kugira ngo Satani akwinjize muri systeme, aguhuza n'ibyo ukunda, akabigukundisha, akakwigisha n'inzira uzanyuramo kugira ngo ubibone kandi Imana itarabiteganya. Yesu ashoje amasengesho y'iminsi 40 ingahe? Yaramwegereye aramwanga icyifuzo mbona gikomeye ufite ni ibiryo. Ntago kuba wambaye ikanzu imwe si icyifuzo. Ahubwo ikanzu imwe wayambura ukayigurisha ukambara ubusa cyangwa ukajya kwiba kugira ngo ubone ibiryo. Aramwanga icyifuzo usigaranye mu masengesho yose wasenze. Ukeneye kawunga. Ukeneye umutsima wo kurya. Amasengesho y'iminsi 40 none mwe mwaje saa 9 gusenga saa 8. Yesu asoje y'iminsi 40 ni umwana w'Imana Mosher. Tugira ngo ni rupiga nka Joseline. Ni umwana w'Imana. Asoje ya 40 jours seke atarya. Bibiliya iravuga ngo ayasenga atarya, atanywa nta biriho, mutazambeshyera na Bibiliya. Asenga atarya iminsi 40. Wewe waje saa 8 kuwa gatatu kandi amaterano atangira saa 3. None utekereza ukuntu wowe Satani azaza. Yesu yaje asoje 40, wowe uza saa 9 gusenga. Kandi ari mu isi urimo, yari ari mu isi urimo, yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye, yaryaga nk'uko urya. None wowe yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye, yarakeneye kubaho nk'uko ubayeho. Nibyo yarabikeneye, ariko yarazi igihe cyo guha Imana akagikora neza, n'igihe cyo guha abantu akagitanga neza. Asoje amasengesho y'iminsi 40, Satani arambwira ati mu byifuzo byose wasengeye ikibiryo nta kirimo, ariko kuko nkwizeye twabanye mu ijuru ndabizi ko ujya ukoresha ijambo bikabaho. Ingingo y'ukuri, abagabo babiri baziranye ariko batangana mu mbaraga. Hallelujah! Baraganira. Umwe aravuga undi arasubiza. Aramubwira ngo haranditswe ngo iri buye wabishobora kurihindura rikaba umutsi ukarya ntiwicwe n'inzara. Amuha ingingo yo mu byanditswe. Yesu nawe ajya mu byanditswe. Systeme y'ikinyoma ntimuzayishobora mutazi ibyanditswe. Uzahura n'umuhungu w'igipfu akubwira ngo mwene so nakurarikira, ngo kandi ibyo ufite byo kumuha bikuri hafi ubimuhe. Nutagira undi murongo umuvuguruza uzakuramo ijipo. Kandi uze hano uti afitiye byinshi. Yesu aramubwira ngo ibyo byanditswe uvuga nge ndi nyirabyo ninge jambo. Aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kandi k'Imana. Abaramusubije aravuga ati cya kawungura gitsinze. Twagiye ku cya kabiri. Abaramubwira ati tuzamuke ku gasongero k'inzu. Muri Zaburi haranditse ngo izategeka abamarayika bagusame, ngo nta nibuye rizemera ko rigusitaza, ngo nta n'igufwa ryawe rizavunika. Yesu ati tujyeyo nta kibazo, naho ndahaguhera ikindi gisubizo. Tugende. Ngo baragenda, ngo bagerayo, ahagararayo. Arambwira ngo ngubwire Satani, nge nawe turaziranye, ntago bibaho nubwo byanditswe gutyo gusa. Haravuga ngo ntukagire indi mana yose, ntukagire ikindi kintu cyose uramya, ujye uramya Uwiteka wenyine. Nubwo byanditswe ngo bazansama ariko sinabikora, inshuka. Ambwira ati tujyane n'ahandi. Yesu ati tujyeyo naho ndakunesha. Ndashimira Yesu uhora nesha. Twamukomera amashyi bigakunda. Ayo mashyi ni aya Yesu. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Aramujyana ngamumurikira ubutunzi bwose bwo mu isi. Amwereka ama etaje, amwereka amasoko arimo
byose ndabiguhereza nzaguha ikive witi ukigenda mari kugenda mu kinyo mwanyikirije ko nabaku nzaguha uruve witi abantu bose bindera ujye ubaheza ubemeza ariko yaravuye mu kinyo nzaguha inzu nziza uyibemo uyibanemo n'umugore n'umugabo ariko ari inzu yo mu kinyo amafaranga yayo warayabonye usambanye nzakwambika neza uberwe ariko imyenda ufite ikigabo kiyikugurira ariko ngo nupfuka mukandamya ibyo mwisi byose ndabiguhereza kandi uzaba uri fiyeri urabona kugenda muri Kivigo kugenda mu Kivewiti kuba ukaze ujya Dubai buri munsi ariko ufite ikigabo kikugurira cyangwa ukigore urumva utazaba uryoshye Yesu aramureba ati sinzaba ndyoshye naba ndyoshye ndi mu kinyoma arambwira ngo ubutunzi bwose ureba ninge jambo ninge nabiremye none ibintu uri kunshukisha n'ibyanjye wewe warabigabanya ariko bigabana bihari none wari kugabana ibidahari wagabanya ibihari byaremwe nande ninge wabiremye niba hari umugabo wasebye ni Satani uwo munsi ayigawe ngaramureba nanga turansinze wa arambwira ngo ntago napfukamira kawunga jewe sinapfukamira ibishyimbo n'ipantaro sinapfukamira amata sinapfukamira irindazi oya abandi fake amasengesho nsoje ntago ari gupfukamira ijipo hari ibindi bintu ndimo ndabona umusaraba aramubwira ngo ngiye ibyishimo nzagira sinzagira ibyishimo kuko ntunze ibimodoka byinshi ntunze amazu menshi muri Kigali ibyishimo nzagira soko mbembwa amafaranga menshi mu kinyoma ibyishimo nzagira nukubona Joseline arimo arabwiriza naramucunguye aramubwira ngo genda Sata nundi munsi ntuzongere kumenyera ni ngewe muremyi ndi Uwiteka Imana yawe ntuzongere kugerageza Uwiteka Imana yawe ngo Satani amuva imbere asebye aravuga ariko sha nkuteze ikindi gihe uza handi yaramuteze ngo yaramutegeye ku musaraba aravuga ngo nzagukubitisha inkone umubiri ubyumve igufa ryumve byinjire mu marangamutima uzaba baruziruka umusaraba uzawuta wiruka burya yaramuteze ku musaraba ikimenyetso ari Getsemane arimo arasenga yabwiye papa wacu aramwe ngo papa ndumva naniwe ntago nari nzi ko ibintu wanzanye maribi burya yarananiwe yaracogoye abwira data abwira papa wacu twese arambwira ngo papa ndumva nagaruka aho ngaho birananiye byo gucungura ndabona bigiye kumvamo arambwira ngo ariko ndumva umutima ukibikomeje ariko iki kibiri gifite intege ndimo ndareba inkoni bagiye kunkubita bari abahungu bari bazi gukubita bari abahungu bazi guhana baramukubisa arabyumva amaraso amushiramo baramukubita arabyumva ngo muri uwo mwanya akivuga iryo jambo ngajya kumva yumva marayika araje araza aramubwira ngo oya wicogora subirana imbaraga jya ku musaraba ubyemere ucungurira Imana itorero byemere ubikore haleluya biravuga ngo amusapurayingamo izindi mbaraga muri aya masengesho Imana igusubizemo izindi mbaraga ngamushyiramo izindi mbaraga Yesu ahita avuga ati papa uzi ko bya bintu bikunda byashoboka ndabyemeye gucungura itorero ahita azamura amaboko ati ndabyemeye Satani yakururaga yazumiga ngo umusaraba akazuminga ikamba ry'amahwa umusore w'imyaka 30 kwirirwa yambaye ubusa umunsi wose ikimenyetso urebe ukuntu isi yabitinye ikamuhishira ubusa ikamushira ubwambure bwe ngo babonye Yesu bamujyanye ku musaraba ukwezi n'izuba biraganira n'inyenyeri biravuga ngo ntago twakemera uyu muntu akomeza kwambara ubusa hitwakemera abasambanyi bamureba yambaye ubusa atarigeze asamba hitwakemera ngo biraganira izuba ribwira umwijima riravuga ngo nyimbaye mpunzeho gatoya amasaha 3 ndagaruka ntari kureba iby'uyu muhungu izuba ryitegereje umuremyi waryo riravuga ngo njyewe wandemye murebe
biramuruhije baramubabaje henga duhunge ngo birahunga haza ubwira kabiri ngo birahunga haza ubwira kabiri ubwo nibwo yabwiye Imana ari ku musaraba abwira papa wanjye aramwe ngo papa noneho byose ndabirangije ibyo wantumye byose ndabifunitse ngibi mu musaraba nabyemeye ngo barimo baramudiha bamukubita bamujomba icumu abwira data ngo bababarire kuko batazi ibyo barimo barakora ukurahera aratanga ndashimira Yesu wemeye isoni z'umusaraba kugira ngo mbone inzandiko z'indega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza sinyiretse abantu bifuza ko mbacyo ahubwo n'icyo Imana ishaka ko mbacyo reka mbabwira narahindutse yamenyiye neza reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindisha amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Hallelujah. Yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Hallelujah. 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 Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, oh, shima Imana mutima we. Imana yashizeho ukuri irakudeklara irakwerekana muri Kristo. Imana yerekanye ukuri kwayo muri Kristo Yesu. Rero iri jambo twasomye n'abahungu batatu banze kubaho mu binyoma kandi bazi ukuri. Bavuye iwabo i Buyuda baje mu gihugu kirimo ibigirwamana byinshi. Ikimenyetso nuko umwami w'iki gihugu witwa Nebukadinezari ariwe mugabo ufite kaminuza yigisha abapfumu n'abarozi bose, afite ibigirwamana aho ngaho. Icyo kimenyetso cyerekana ko Imana yabanaga nayo batayizi, Imana rurema. Ariko abahungu bavana nayo i Buyuda, bavana nayo, bazana nayo. Kubera Imana ari umutungo wimukanwa, bayivana i Yerusalemu bayizana i Babuloni. Nturakizwa igihe cyose uhinduriwe situation de vie, uhinduriwe uburyo bw'ubuzima, Imana ukayisigaho waruri ukagenda mutajyanye, nturakizwa, nturayimenya. Igihe cyose Imana utarayituza mu rugo ngo iture mu mugabo wawe, iture mu mugore wawe, iture muri gaze, ihicare ibe ubuzima, iganire n'amasafuriya yawe, iganire na garderobe yawe cyangwa mare cyangwa bitewe n'ikiciro cy'ubudeha ubika simpazi. Igihe cyose Imana itaraganira n'ibyo utunze, Imana nturayigira. Igihe cyose uvuye mu ntara ukajya ahandi hantu
buryo bwo kubaho Imana ukayisigaho wabaga nturayigira. Iyo uhinduye idini Imana ntihinduka, hahinduka address, ariko Yesu akagumaho. Doctrine, imyizerere Eric niyo yonyine ihinduka, ariko Yesu ntahinduka, nahindura nkava muri ADEPR najya muri indi dini, Yesu nkamugumana, kandi kuko Yesu ari umwimerere nakomeza nkakizwa. Ariko abantu bahindura doctrine bakagira ngo bahinduye na Yesu. Ninde wabashutse? Uko yari ari kera niko ari none, kandi nikazahoraho iteka ryose. Nushaka uzayahindura inshuro ibihumbi, ariko Yesu ntahinduka. Uko wamwubahaga kera uri ba muri rya rindi, aba ariko uzakomeza umwubahe uri na hano. Duhereze Imana icyubahiro we. Haleluya. Bya bindi yangaga na n'uyu munsi arabyanga, bya bindi yakundaga na n'uyu munsi arabikunda. Toza amatwi yawe kumwumva, kuko adahinduka nawe ntuzahinduka. Ibindi byose ni ibinyoma by'amadini, ibindi byose ni systeme y'isi, ariko Yesu ntahinduka, ahora uko yari ari kera na n'uyu munsi niko ari. Navuye Kibungo uko nari muzi na n'uyu munsi niko ari ndi Kigali. Uko nari muzi ibyo nari nziyangaga ndi Kibungo nibyo nziyanga ndi ni Kigali. Icyo kora uburyo bw'imibereho bwashobora guhinduka, ariko nkamenya ngo ubwo ngeza ubwo kera namwubahaga ntacyo nambaye, none ubu nkaba nambara nkahinduranya mufite, nzamenya uburyo bw'imyambarire, menya ibyo akunda n'ibyo yanga, kuko ibyo yangaga kera nyine mu cyaro ni nabyo yanga ndi Kigali. Munyikirize haleluya. Ibyo ndabizi neza ko Yesu wa mu cyaro ari nawe w'i Kigali. Ibyo akundira abanyacyaro ni nabyo akundira abanyakigali, ibyo yangira abanyacyaro ni nabyo yangira abanyakigali, ibyo yangira abanyarwanda ni nabyo yangira abanyamerika. Uko yarari kera na n'uyu munsi niko ari, kandi ntazahinduka. Abahungu baramwimukana rero, baramubwira ngo nubwo turi mu gihano cy'abami bakunaniye, bene wacu bakoze ibyaha na ba data, turagiye tutazi ibyo ari byo. Bari bakiri bato, hagati ya 16 na 18, bari bakiri abajene, bafite imyaka hagati ya 16 na 18. Hari abajene bakeneye kuryoshya nk'uko muryoheje mwa bakobwa mwe namwe mwa bahungu. Bari bageze igihe cyiza cyo kwicara bakarya. Murabiza ababyeyi mwabyaye umwana wo mu myaka 16 na 18 abakunze ibiryo. Ufite abahungu batatu bari muri iyo myaka, utegura isafuriya nini, baba bafite apeti, baba bashaka kurya. Twebwe noneho abakobwa ni igihe cyo kubyanga ngo turi kugarida tayi, ariko ku bahungu ba opose ni igihe cyabo cyo kurya no gukora amatuza. Ijwi ryatangiye guhinduka, batangiye kuba abagabo, batangiye kumera ubwanwa. Abo bahungu nicyo kigero bari barimo, bari bageze mu isi yo kwinjoyinga, mu myaka yo kwinjoyinga. Imana ibajyana mu bunyagano batinjoyinze, bamburwa ibyishimo by'isi, barabyamburwa, bajyanwa guhanwana na bene wabo na base na ba nyina basuzuguye Imana. Bajya i Babuloni babwira Imana ngo twebwe ntituzaguhemukira, tuzakugendana, tuzakugendana, ntuzabura abahungu bazima duhari, tuzakugendana muri iyi Kigali, tuzakugendana turi muri Amerika, tuzakugendana turi mu Burayi, tuzakugendana, ntuzabura abahungu bakuramya duhari, bagambirira mu mutima. Munyikirize amen. Kandi reka mbabwire, ibyemezo byiza bifatwa ni ibyemezo bifatirwa mu mutima ntawe uhamagaye. Icyemezo cyiza mama ufata ukagifata mu mutima umugabo atakizi, nicyo umwuka wera areba. Kavuga ubwo uyu mugabo anshi inyuma nge sinzabikora, sinzihimura, sinzamwishyura, nzakomeza nkiranuke, nzabona ineza y'Imana. Natanderera abana Imana izabanderera, natanyishyura minerva Imana izayinyishyurira. Ngo bafate icyemezo mu mutima ntawe bahamagaye. Papa
ni igihe ufata icyemezo ukarahira ukavuga ngo nubwo umugore yananiye, nubwo umugore wanjye atabyumva, nubwo umugore wanjye agakiza kamunaniye, ariko ngewe sinzamwishyura, nzagambira mu mutima irari rizaza, nzagira intege nke nk'umuntu, nzagira intege nke nk'umuntu wuzuye ufite ibintu byose byuzuye bikenera umugore, ariko sinzabikora, sinzasambana, sinziba, sinzareba amaguru y'abandi bakobwa, oya nzakomeza nyiranuke kugeza igihe Imana izampembera ko ndabaye umugabo udasanzwe mu isi. Uzi ikintu kizabikubwira nuko abantu bagutestinga bakagushyira mu munzani bakavanga, ariko abagabo nk'abo baracyabaho we. Abagabo bagira abagore babaca inyuma bo ntibabaca inyuma, baracyabaho. Se haracyabaho umukobwa ushobora kubana na fiancé we bataryamana, uvuga uti ndahari, ndiho, ndahari. Abandi bose bashobora gushira, ariko umuntu wafashe icyemezo cy'umutima akagumaho. Ariko uyu munsi nafashirwe Imana, munyikirize amen, duhereze Imana icyubahiro. Icyemezo cyo mu mutima ni uguturana n'akabari ntukinjiremo kandi ubizi ko karimo ibyo ukeneye, ukaganira nako mu mutima ukakabwira ngo kabari ndabizi urimo byeri, urimo primusi, urimo ve, urimo za Bavaria na za Skol n'ibindi byose birimo, ariko ngewe umutima wanjye wafashe icyemezo, nzanywa igikoma, nywe ji, nywa amazi, nywa icyayi, nimbibura nzaryama, nimbona n'ababingurira kuko nta mafaranga mfite, oya mutima wanjye nafashe icyemezo, naramaramaje kujya mu ijuru. Namwe ngo kugira ngo Satani agushoboze, agutegera mu byo udafite kandi ufite uburyo bwo kubibona. Kugira ngo Imana igushobore, uyitegera mu byo udafite ariko ukagira ibyiringiro by'uko ibyo udafite none ejo uzaba ubifite. Haleluya. Abahungu bajya i Babuloni barahaba ngo babaha ibiryo, babaririza amakuru yabyo, basanga ibiryo by'i Babuloni babirya bavuye muri Nyabingi, batekera mu ngoro ya Nyabingi. Uzi ikintu cyatumye umwami ahindura amazina yabo? Mu ndebe mbabwira amakuru, ndasoza mu kanya, ntago ntindi nyuma yanjye hari umwigisha, munyikirize amen, kandi nawe dukeneye kumwumva. Uzi ikintu cyatumye bano bahungu babahindurira amazina? Reka nkibabwire. I Babuloni bagiraga amazina asanisha n'ibigirwamana byabo. Wabyara umwana ukamwita Nyiranyabingi, ukamwita Nyirantuze, Sentuza, kugira ngo usanishe n'Imana y'iwanyu kuko ari byo bizeraga. Noneho bazana aba bahungu bafite Imana, basanga amazina yabo ntahuye n'amazina y'abana babo. Ubahamagaye muri Nyabingi ntiwababona, ubahamagaye mu Bitega ntiwababona, bafite iyindi Mana yo mu ijuru. Bahamagara Ananiya, bakabona Ananiya ntari kuza. Se ibi ni ibiki ko duhamagara uyu muhungu ntitumubone muri system? Bakabahamagara ngo bazi ko bari kubahamagara mu mazina y'Imana z'iwabo, babahamagara ntibababone. Reka mbabwire, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, isi iramuhamagara ntimubone. Agoze mwabayemo agakanuzi ko mwari kugaturira atari ituro ryanjye, ariko ituro y'uko Imana yabacunguye, apana iryanjye. Nari mvuze ngo reka mbisubiremo, iyo wizeye Kristo, systeme y'i Babuloni iraguhamagara ntikubone. Kubera iki? Mu izina ryawe nta bisanira, nta ADN z'abadayimoni zirimo, kuko uri umwana w'Imana pure, uruzuye. Ikimenyetso nuko baguhamagara, bakaguhamagarira Nyabingi, Nyabingi zaza zigasanga hariho bariyeri, tukavuga ngo tuvuyeyo ariko ntituri kumufatisha, turahavuye ariko twamubuze. Uyu muntu mudutumaho ntafatika. Kubera iki? Uri mu gisekuru kitarimo abadayimoni, igisekuru cya Kristo. Niyo mpamvu Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo nkubwire Aburahamu we, bimwe mu bintu nzagukorera, nzagutandukanya n'amaraso y'iwanyu, nzaguhindurira igisekuru ku buryo se wa Loti, se wa Aburahamu yitwaga nde? Yitwaga Tera ntazajya aguhamagara mu izina ry'ibigirwamana yacuruzaga, ntazajya kubona. Nzaguhindurira izina, ntuzongera kwitwa Aburahamu, ugiye kwitwa Aburahamu. Iryo zina ntiribina, ni izina rivuye mu ijuru. Yohana yerekwa, haleluya,
unesha. Ni marayika waganiraga nawe aramwe ngo unesha nzamuha ibuye ryanditseho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo amazina y'inaha bayaduhamagaramo bakadukura no mu ijuru, ariko ayo mu ijuru baduhaye ntawe uzayiduhamagaramo. Ndebera ugiye mu ijuru witwa Nyiranzamurerera iki Imana yamumpereye kubaho. Noneho nyogokuruza wawe wa kera wo muri 70 wapfuye kera akajya avuga ati mu maraso yanjye harimo umwana witwa Nyiranzamurerera iki Imana yamumpereye kuba. Yahamagara mu izina ry'abadayimoni akabona iryo zina, ariko yahamagara yagera mu ijuru waragezeyo nawe ngo yagushakisha akakubura, kuko mu ijuru siko witwa, uri umwana w'Imana. Reka mbabwira kandi kantu gakomeye. Umuntu yashaka kukuroga agutongera mu bisekuru, ahamagara amazina yawe, agahamagara ya so cyangwa mama wawe, aguhamagarira mu maraso y'iwanyu. Nta murozi n'umwe ubaho ujya kuroga atazi amazina ye waroga, ntibibaho. Kugira ngo agufatishe neza akurura amaraso yawe, amazina yawe akayazana, agakurura aya sogokuru n'ibindi bisekuru bamusabye, akabigeraho abagufite neza gutya. Niyo mpamvu uburozi warozwe na mwene wanyu wa bugufi ntibukira uko bwiboneye, kubera muhuje amaraso. Ariko iyo wabaye umwana w'Imana baraguhamagara ntibakubone, keretse iyo Imana yakinguye amarembo yo kugutanga kugira ngo igire ibyo ikwigisha, irakingura. Ariko ubundi mu isi y'umwuka ntibibaho, ntawaguhamagara warakiriye Yesu ngo akubone, ntibibaho. Muri Yesu ni muri coffre-fort, ni mu mutamenwa utuma Satani atatubona. Ayo mashyi twayakomera umwami Yesu. Ababyeyi bamuvugiriza impundu, tugakomera Imana amashyi menshi. Haleluya! Yesu yatubereye ubwihisho twihishamo. Hazabyara Yesu akavanga azabyara, hazagira gutya Yesu akaba ati bizaba. Kubera iki? Muri we ntawe uduhamagara ngo atubone, keretse iyo ari we wenyine wadutanze, keretse iyo ari we wenyine wadutanze. Ariko ubundi ntawaduhamagara ngo atubone, we wenyine niwe ufite urufunguzo rw'ibiza tubaho. Mwami we, ndashimira Yesu. Munyikirize amen. Reka mbabwire ishimwe rimwe ngiye kuvuga, dukomere Imana amashyi. Ndashimira Yesu waduhaye igisekuru gishya. Igisekuru gishya kitari igisekuru cy'amaso, cy'amazuru, cy'amataye, igisekuru gishya. Igisekuru gishya. Aho uzakurebera mu bwoko bw'iwanyu humura ni wizera Yesu. Ikimenyetso nuko Imana ishobora gukora ibintu bihabanye n'ibyo iwanyu bemera, kubera ko muri Yesu turi umwe. Ayo nafashijwe mwene Gitare. Ikimenyetso kizakubwira ko wahindutse ni igihe ukora ibintu bihabanye n'amahame y'iwanyu, kubera Imana ntikubona mu gisekuru cy'ibintu byarangiye. Ibyo bitekereza nk'umuntu kubera wababaye wangiritse mu marangamutima, ariko siko Imana iteye. Yabigutegeka utabikora. Hari umuhanuzi muri Bibiliya Imana yabwiye ikintu gikomeye, yaramubwiye ngo genda ushake maraya, nubwo mbizi ko ukunda abakobwa b'amasugi, ariko genda ushake indaya ruharwa. Ihagaye ku muhanda za ndaya zitega bariho ukura fiyanse. Hagaye abwira Imana ati wowe njye ntago najya gushakana n'indaya. Iramubwira ngo ibyo wanga nibyo nkunda. Petero yerekwa yabonye umwenda munini urimo ibikoko byose bibaho mu isi, imiserebanya, ibikeri, ibimasazi, ibintu bya bure bitanaribwa. Imana yarabibujije Abisiraheli. Iramubwira wumva nkubwire ninjye nateguye ibiryo bya. Aravuga ati njye ntabyo ndya. Iramubwira ngo urabirya kuko mbivu. Aravuga ati ntabyo njya ngewe. Imana yambwiye turabirya. Uzi icyo Imana yashaka kumubwira? Yashaka kumubwira ngo ubutumwa bwiza buzava iwanyu mwabiyemeza imwe, bugere no mu Banyarwanda b'abanyamahanga batari bamenya Kristo bazanyizera.
buri Imana yambonaga nk'umunyorogoto ikambona nk'ikintu cy'ikinyogote, kiriya kinyogote nzagikuraho amahara kibe kizima, ikambona nk'igikona uruntu rufite, ariko mu isi y'umwuka iravuga ngo na kiriya gikona cy'ahantu runaka nubwo mu Bisiraheli kitaribwa ariko nzagiha agakiza. Nibyo Imana yavuga gutagira ngo nibi nawe ufite ukuntu wari umeze wenda wari akandi kanyamazi, ariko iravuga ngo Yesu natura muri we. Wenda Imana yakubonaga nk'ingwe, ingwe isobanura umunyamujinya mu isi y'umwuka, kaba atari kuri umunyamujinya ukubita amasaha n'amadonga akayamena teremusi ibintu byose, uriya ngwe nzayibamora ikavanga, ariko Yesu azaza yiyoroheje azatura muri we. Haleluya. Wajya kumva warahindutse wabaye icyaremwe umujinya ntumenya ahantu unyuze iyo Yesu yaje. Twese haleluya. Sawa. Abahungu babana n'Imana i Babuloni kugeza ku kigero batatinya umuriro. Ngiye gusoza dusenge muyo. Ngiye gusoza. Bubaha Imana kugera ku kigero babwiye Imana ngo twebwe turumva tugeze ku kigero gikwiriye cyo kudatinya umuriro. Imbaraga mvajuru dufite, ubuzima twumva turi kumwe nabwo n'ubuzima bwatwinjiza mu muriro, ariko Imana ikubaho. Noneho kugira ngo umenye ko umuriro ubabaza uze gukora kumbabura mu kanya utashye, ufatemo agakara kamwe ukamaze nk'amasegonda 30 mu kiganza, noneho uraza kumbwira uko byagenze, uze kumpamagara umbwire ndaguha nimero. Ariko abahungu bakiriye ubuzima bw'ijuru, ubuzima bw'ijuru bubazamo, bagera ku kigero bareba umuriro bakabona nka pisine, baravuga ngo Imana igiye kuduha promotion tujye koga. Ibyo ntibiza gusa keretse umuntu ufite ukuri, umuntu wambaye umwambaro w'ukuri mu isi y'ikinyo, isi y'ibinyoma. Bawujyamo barabatwika kugira ngo Imana yereke Nebukadinezari ko ibintu yakoze biri seriye, ari umuriro koko atari amazi. Ababateruye barahiye cyane bahiye. Burya Imana agira ngo yereke Nebukadinezari ko ibintu yakoze bikora, ariko imbaraga z'ibyatwitse ababajugunyemo zahindutse imbaraga zikiza abajugunywemo. Uzi impamvu amaboko aguteruye ashya wowe ukabaho? Imbaraga zikurwanirira nizo mbaraga zibarwanya. Hari ibiganza biguterura bikakujugunya bisa nk'ibikujugunya mu itanura ry'umuriro. Apfe, azabungere, azarindagire, azashwiragire, azamangamange. Ibiganza by'uguterura bikakubwira ngo humura nzarinda nguheka, imvi zizarinda ziburuyenzi nkiguhetse ku mugongo. Kubera iki? Ufite umwambaro, ufite ibintu upfana n'Imana. Imana hari ibintu ikubonaho ikabona murabihuje, wambaye umwambaro w'ukuri. Haleluya. Babajugunyamo bavamo ari bazima, barasohoka mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari aca iteka aravuga ngo umuntu utazasenga iyi Imana yaba abahungu batatu, urugo rwe ruzahinduka icyavu, niyo yaba ari gavana, niyo yaba ari minisita, niyo yaba ayoboye iki, niyo yaba muri nyakatsi, uko yaba ameze kose, umuntu utazasenga Imana yaba abahungu. Nciye iteka ndabyanditse bizajye no muri Bibiliya. Imana ya Saduraka izavugwe, ivugwe mu bakomeye, ivugwe mu boroheje, kuko mbonye abahungu bambaye ukuri mu isi, muri systeme y'ikinyoma nari narubatse ngaca iteka. Uhereye uwo munsi iyo dusenze turavuga ngo Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Kubera iki? Bambaye ukuri. Reka nkubwire, nutambara ukuri uzazimira mu isi, ntawe uzakuvuga, ntawe uzibuka amateka yawe. Nushaka uzabe warabyaye abana benshi, nushaka uzabe waracuruje ibintu byinshi, nushaka uzabe warubatse amazu menshi, nutambara ukuri uzava mu isi nta rwibutso uhasize. Dusenge kugira ngo na mwene data nawe aze kubwiriza. Munyikirize amen. Torero ry'Imana, haleluya. Bibiliya irimo abagabo b'ibihanganje. Imana yaravuze ngo ngewe nzemera nitwa Imana yanyu kuko mwambaye umwambaro w'ukuri muri systeme y'ikinyoma ndanezerwa. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abo babaye intwari zo kwizera ngo n'Imana ntigira isoni zo kwitwa Imana ya. Kugira ngo uhinduke iki ahantu uzicara iruhande rw'Imana ukahicara, ikavuga ngo mukobwa wanjye icara hano, mugore icara aha, mugabo icara aha, musore icara, mukecuru icara, nuko uzahagarara mu isi y'ikinyoma, ikinyoma ukagihakanira. Icyambere ukemera gupfa, ukemera kureka ibyawe, ukemera gusiga
Imana igawe hano izubahwa, wenda njye nzimire ariko Imana yubahwe. Hanyuma uyu munsi nimutaha mutashye mugeze mu rugo, muganire n'ibintu byose mutunze mu rugo. Ubaze telefone yawe uti telefone yanjye uruwo mukuri, nakubonye nibye, nakubonye nasambanye, nakubonye nesikorotse, uri ikinyoma. Wiha amanota, uraza gufata umwanzuro mwiza, ubwire Yesu ngo Yesu nubwo nari nananiwe ariko ndakugarukiye, uri umunyakuri. Munyikirize amen. Niryo jambo Yesu yari yampaye ngo nze kubabwira, mwitoze kubaho mwisi y'ibinyoma mwambaye umwambaro w'iki? Ukuri. Mwemere mupfe, mwemere murengane. Birababaje ndi kubwiriza mu mwuka, ariko iyo tugarutse mu mubiri hano hanze kuri tere tugiye kubipuratika ibyo twumvise, bisaba gupfa, bisaba gusiga amagara yawe, bisaba kwambara ubusa, bisaba kurya ubusa. Ariko kandi si naho birangirira, hari n'igihe twambara ukuri tukarya, hari igihe twambara ukuri tukambara, hari igihe twambara ukuri tugacuruza, hari igihe twambara ukuri tugashaka. Niwambara ukuri Imana igishyigikira abanyakuri. Yesu yavuze ngo nimusenga mujye mubwira Imana ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe bugira gute? Uzi igitangaza nuko Imana izensitara ubwami bw'ukuri mu isi y'ikinyoma. Nicyo gitangaza, nukubona ubwami bw'Imana bwaje bukaba muri wowe kandi uri ahantu hari ikinyoma. Nicyo Yesu yavugaga, yaravuga ngo ndabizi ko muri mu isi y'ikinyoma, ariko nimusenga mujye musaba ngo ubwami bw'Imana buze, muturane nabwo, mubane nabwo, muburiremo, mubwambariremo, mugendere muri bwo, mubucururizemo, nibwo muzabana n'Imana neza nta mugayo mufite. Ndabibasabiye nanjye mbyisabira, ubwami bw'Imana buze. Reka duhaguruke twese dusenge. Paulo yavuze ngo ndashimira Yesu Kristo watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kuba umushukanyi, nkaba umutukanyi, nkarenganya ubwoko bw'Imana, ngo ariko ibyo nabikoze nkiri mu binyoma ntarizera, ngo ariko ibyo byabayeho nko kugira ngo Kristo namara kumbabarira yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose. Imana irashaka kuzagutangaho urugero rw'umugore mwiza wubaka urugo akarwubaka mu kuri, ku buryo abakobwa bose bo mu itorero bazajya bicara bakavuga ngo voila tuzubaka urugo nk'uyu mubyeyi. Nibitaba ibyo n'abana banyu ntibazemera ko mwitwa ababyeyi babo, muzababyarira mu bikomere, mubarerere mu bikomere, bazarinda babipfiramo bavuga ngo twabuze data, twabuze mama. Ariko nimwambara ukuri uzahinduka icyitegererezo cyiza cy'abana bazagukomokaho. Munyikirize haleluya. Bashumba muzaba ibyitegererezo byiza by'abashumba, nimwambara umwambaro w'ukuri, mukavuga ukuri uko kuri, mukavuga Yesu kwari, nta kumuca inyuma, nta kumuca kuruha. N'ubundi umuntu apfa rimwe, nta muntu upfa kabiri. Reka ninginga umushumba aze.